ndababwira nti rero nzajya kuraguza, muzamfashe muzamperekeze kuko ntabwo nzi uko baraguza, sinzi aho nzaca. Bati nta kibazo tuzaguherekeza. Ndashima Imana ku buryo bukomeye. Mwami Imana yarantabaye, Imana yangiriye neza, mbona ukuboko kwayo, mbona ineza yayo. Intabara atari uko nkiranuka, intabara atari uko ndi mwiza, intabara kubw'imbabazi gusa kugira ngo abantu bazumve gukomera kwayo. Yampaye kubyara abana nari mbakeneye mu gihe cy'imyaka 10 n'amezi 7 nari maje ntegereje, hanyuma bitarakunze yuko tubona urubyaro n'umutwaro wanjye, ariko Imana yo mu ijuru itajya ibura kubigenziza kutwibuka mu gihe gikwiye duhereza abana nyuma y'iyo myaka n'ayo mezi. Twongeye kubashimira kandi tubahaye ikaze mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye kuri Ahava TV, abakurikira Ubuhamya cyangwa se ijambo ry'ivugabutumwa, mwese tubahaye ikaze kandi turabakunda. Uyu munsi nk'uko mubibona twatumiye umuvugabutumwa, ni umubyeyi ufite ubuhamya bukomeye, ariko ubuhamya bufite aho bubavana aho bageza, akaba rero tugiye kwakira muri uyu mwanya kuri Ahava TV. Nitwa Anneth Ngondo, umugabo wanjye yitwa Ngondo. Dufite abana 2, umuhungu n'umukobwa. Imana yatugiriye neza, twabonye ukuboko kwayo no gukomera kwayo. Amen. Urakoze cyane. Ndi umukristo muri Eglise Anglikani muri paruwasi ya Remera. Muri bamwe bashumba banshumbye, muri bamwe muzi harimo Antoine Rutayisire, ziko abantu benshi cyane cyane mwivuga butumwa baramuzi. Ni senior pastor wanjye. Anneth ni umuntu Imana yagiriye neza, ni umugore Imana yibutse mu gihe gikwiye. Yampaye kubyara abana nari mbakeneye mu gihe cy'imyaka 10 n'amezi 7 nari maje ntegereje, hanyuma bitarakunze yuko tubona urubyaro n'umutwaro wanjye, ariko Imana yo mu ijuru itajya ibura kubigenziza kutwibuka mu gihe gikwiye duhereza abana nyuma y'iyo myaka n'ayo mezi. Mu bintu wari uvuze ngo Imana ijya kugukoresha ibikomeye, hari ibyo uba wibuka yaba yaragukoreye ukabona ko muri ibyo bihari Imana ikomeye. Mu bintu Imana yakoze bikomeye naho yadukuye hari hakomeye. Imana yadukijije igitutsi cy'ubugumba, twari tumaranye iminsi, twari tumenyereye, cyari cyarabaye nk'ihame, ariko twabonye ukuboko kw'Imana, tubona ineza yayo. Imana iradutabara, iduhereza kubyara abahungu n'abakobwa. Ubu turashima Umwami Imana. Amen. Mu bigeragezo twahuye nabyo bikomeye byo kumara iyo myaka yose tutari twabyara, twahuye n'ibintu byinshi bitandukanye, byinshi. Umwaka wa mbere, wa kabiri, kugeza kuri iyo myaka 10 n'amezi 7 twagiye duhuriramo n'ibintu bitari byiza, ariko kimwe cyo nshobora gukomeresha yenda nk'abantu bategereje urubyaro batari barubona, nuko umugore n'umugabo bo ubwabo bashobora kubana mu kigeragezo barimo, bakagihurizamo, umwe ntaterane mugenzi we mu bihe bibi. Mu bintu bimwe byashoboje ikigeragezo cyangwa mu bintu byadushoboje ikigeragezo twanyuzemo, nuko agiye n'umugabo wanjye twashoboye guhuza icyo kigeragezo tukagihagararamo neza, kuko iyo ugihagazemo wenyine ufite na mugenzi wawe kugira ngo agufashe ahubwo akagusonga, ibyo ni bibi cyane. No kugira ngo Imana izagutabare, gutabara rimwe waraguye isari nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko muri bimwe byadufashije nuko Imana yadufashije guhuza, tugahuza, tukirinda buri umwe kwitana ba mwana na mugenzi we, tugahagarara mu mwanya umwe, tugategereza ko Imana idutabara. Icyo nababwira rero nuko umuntu atahura n'ikigeragezo ngo aterwe narangiza nawe ubwe yitere, ngo uhure n'ikigeragezo wiyange kandi n'ubundi n'ikigeragezo nicyo kitakoroheye, usange wariyanze, ntugishaka no kuvuga, ntugishaka no kugera n'aho abandi bari, ntugishaka ibintu ibyo ari byo byose, warabihaze, warabihuzwe. Ariko mu by'ukuri nibyo turi abanyantege nkeya, turi abanyamubiri, ariko mu ntambaro urwana uyu munsi wa none, mu rugamba nk'urwo ngurwo ufite nk'urwo twari dufite, nuko ushobora kugerageza
kumva yuko nta cyaha wakoze mu bigeragezo urimo, nta nubwo wabihisemo. Ubwo rero Imana yemeye yuko biba, wowe icyo ngusaba nuko wahagarara mu mwanya ugasenga Imana, kandi ntiwiyange, kandi ntiwumve yuko ubwo byagenze bityo ari iherezo ry'ubuzima. Uyu munsi wa none Imana ihindura ibintu, ugasanga uko ibintu byari bimeze birongeye birahindutse, capiti baye nshyashya, ugasanga uwari ingumba ni nyina w'abana. Ibyo ndabivuga kubera ko nabibonesheje amaso yanjye, aho akanwa kavugaga bimwe kakongera kagahinduka kakajyamo ibindi. Yesu nashimwe cyane. Twabonye Imana rero mu buryo bukomeye cyane. Imana ni nziza, Imana irahambaye, Imana iteye ubwoba, ariko wibaze ngo uyu munsi iragutabara igukuye hehe? Uyu munsi iragutabara igusanze mu biki? Uyu munsi iragutabara igusanze gutegerezanya kungana iki, kwizera kungana iki? Icyo nababwira nuko bizera Imana, kuko twarayizeye kandi tugirira neza. Kandi mu by'ukuri kwa muganga bari baratubwiye ko kubyara bidakunda, kubyara ko bigoranye, ariko ko bishobora kuzashoboka. Ariko nta mpamvu yayindi ifatika bashobora kukwereka ngo bakubwire ngo ni impamvu ikubuza kubyara. Ariko ibintu byose twagezaho turabihagarika, duhagarika no kwivuza, byose turabyihorera, dutumbira Imana yo mu ijuru. Twabayeho dusenga, twinginga Imana, twitakambira. Hari ukuntu umuntu abasenga ababayeho mu buzima bwa Gikristo, ariko noneho ikigeragezo noneho kikaza kikagusunikira mu gusenga cyane, kikagusunikira mu kwizera kwanjye. Uyu munsi navuga ngo gusenga kwanjye gushingiye ku kigeragezo nagize. Iyo nza kuba ntaragize kino kigeragezo, ntago nibaza yuko urwego ngezeho uyu munsi nzi Imana yuko ari rwo nakabaye ndiho. Ariko Imana ijya ibyemera kugira ngo tuzavuge imirimo yayo, kugira ngo tuzakomeze abababaye mu gihe nk'icyo ngicyo twari turimo. Yesu nashimwe cyane. Rero navuga ngo ntibatentebuke, ntibacike intege, ntibareke kwizera, kuko ngo iyo imfatiro zisenyutse, Bibiliya iravuga ngo ese niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Ese mu mwanya urimo uri umukiranutsi, imfatiro niba zisenyutse zigasenyuka, imbaraga zikarangira, umutima ugacika intege, amagambo akaba menshi, akakugota, igisuzuguriro kikagwira, byinshi, ariko se wowe uhagaze mu mwanya Imana igushakamo? Ese ntiwihebye? Hanyuma kwiheba kagugatera gukora ibindi bintu byangwa n'amaso y'Imana, igihe cyo gutabarwa cyawe kikazagera waravuye mu mwanya Imana yashaka kugutabariramo. Twagiye duhura rero n'inzitizi nyinshi, ariko kimwe cyo cyashoboye gutuma tunesha nuko twebwe ubwacu twari duhuje, kandi ikindi nuko twategereje Imana ngo iturengere. Inyungu mbona Imana ibona mu bigeragezo abantu bahura nabyo nuko akenshi iba inyigisho y'abandi, kuko iyo utageragejwe, iyo umuntu atashonje ntabwo ashobora kubara inkuru z'abantu bashonje. Iyo utabaye ingumba ntabwo ushobora kuvuga inkuru z'ubugumba kuko ntazuzi. Ariko mbona ko Imana yemera yuko bitubaho, noneho kugira ngo twebwe tuzabera abandi inyigisho, tuzabera abandi urugero rwiza. Mbona ari iyo mpamvu Imana yemera yuko bibaho, kuko nta kintu na kimwe Imana yemera, nta kintu na kimwe kiba Imana itacyemeye. Iyo icyemeye bivuze ngo haba hari impamvu. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo iyo ntaza kuba ingumba, ntago uyu munsi nari kuba ndimo kubwira ingumba ngo nizihumure mu ijuru hari Imana. Ntago uwo musonga ntago nari kuba nkuzi. Niyo mpamvu rero Imana yemeye yuko iriya myaka yose ibaho, tugategereza kandi tukamenya n'Imana. Hari igihe Imana ireka ibyo bigeragezo bikakubaho kugira ngo unayimenye. Kuko iyo ndebye nk'uburyo bw'imisengere yanjye mbere y'ubugumba, ntago bwari bumeze nk'uyu munsi, cyangwa se ntago bwari bumeze nko mu gihe cy'ubugumba hagati. Oya, ikigeragezo rero cyansunikiye mu gushaka Imana, kinsunikira mu gushaka kuyimenya mu buryo burushijeho, kandi umunsi ku wundi ngendamo n'ineza yayo. Rero niyo nyungu mbona Imana ifite mu bigeragezo byacu, kuko ibigeragezo byacu bihumuriza abandi, bigatuma abandi bongera kumenya ko mu ijuru hari Imana. Igihe cyo kubona mukeba ntabwo cyabuze, n'igihe cyo gucika intege ntabwo cyabuze, kuko imyaka 10 ntabwo ari ikintu, urugendo rurerure cyane. Iyo ushaka kumenya ko ari imyaka myinshi, ureba umwana ufite imyaka 10 ukuntu abangana. Satani rero ajya atuma icyo gisuzuguriro kikubaho,
ariko muri bimwe byatumye nshobora gucika intege narazicitse maze no kuzicika mugenzi wanjye akankomeza, umugabo akankomeza akambwira ati buriya Imana izagera aho ngaho itabare duhereza abana. Ariko nabona imyaka uko irimo igenda abantu mugahura bakakubwira bati se Annette n'ubu ntabwo urabyara, n'ubu uracyategereje, ukababwira uti nuko nyine ndacyategereje, ariko mu by'ukuri ukabivugisha umunwa ariko umutima wumva utariyo, ukabivuga ko utegereje ariko wumva nta byiringiro ufite. Kuko buriya iyo ibyiringiro bimaze kugera aho bigera mu myaka 10 nta kintu cyari cyakoreka, abahanuzi uhura nabo baza bakakubeshya, baza bakakubwira bati igihe nk'iki uzaba ufite umwana, abaguca amafaranga, abaguca amatike ngo baje ko musengana, ibintu nk'ibyo rwaserera nyinshi cyane. Iyo rwaserera rero nagiye impura nayo kenshi. Buriya abagabo kenshi ntabwo izo rwaserera bahura nazo kubera ko nta muntu upfa kubatinyuka. Ariko abagore bo bagenda bahura n'ibyo bintu kenshi, kubera ko noneho tugira no gusabana cyane, usanga nyine abantu bakwibonamo ntibagutinye, bigatuma umuntu ashobora kukubwira ibintu ibyo ari byo byose. Ariko abo bahanuzi ntabwo bigeze babura ko barabonetse, baraza kenshi, umuntu akaza akakubwira kubera ko azi ikibazo cyawe ufite, akavuga ati ariko dusenze gutya byagenda gutya. Ko nabonye ikintu gikomera cyane no kubura abana. Ushobora gusonza, ushobora kugira ibindi bibazo by'ubukene n'ubushomeri, ariko ibyo byose iyo ufite abana uba wumva muri we harimo ihumure. Rero kutagira abana nabonye ari ikintu cy'ingorabahizi cyane gikomeye. Noneho ugategereza ukageraho abahanuzi wumva ubarambiwe, wumva ibyabo utagishaka no kubyumva, hakaduka noneho n'abapfumu. Umuntu akaza akakubwira ati rero hariya hari umupfumu kandi ushobora kujyayo akaguhereza imiti koko ukabyara. Urwo rugero narwo twarugezeho. Nari ngiye kujyayo habura gatoya kuko ndibuka ko umuntu wari bunjyane kuraguza, twari twahanye gahunda duhana n'umunsi. Ni umukecuru w'inshuti ya mama yari yandangiye umupfumu ngo mwiza cyane utanga urubyaro, agatanga n'akazi, agatanga n'ibintu byose. Noneho umunsi twari bujyane kuraguza, kuko yari yambwiye ati rero uwo mupfumu atuye Nyarutarama. Ntabwo nari nigeze nishyiramo yuko abantu b'abasirimu nabo baragura. Ntabwo numvaga yuko abantu batuye ahantu heza, kuko nari nzi ko abapfumu n'ubundi baba ahantu habi, hafeke, hameze nabi. Ntabwo rero nari nzi ko na za Nyarutarama hashobora kubonekayo abantu nabo baragura. Umukecuru duhana gahunda yuko koko nzajya kuraguza, turabyemeranya. Hanyuma igihe cyo kujya kuraguza kigeze, ndibuka ko twari twahanye ngira ngo gahunda yuko tuzajyana nko kuwa 4. Hanyuma ninjoro nza gusenga Imana, ndabwira nti Imana rero ngiye kuraguza, kandi nakubwiye ko nindaguza ntazagushima, kuko ntabwo najya gushima umwana nakuye mu bapfumu. Ariko nari narayibwiye nti Imana nungirira neza ukampa gutwita no kubyara neza nzagushima isi n'ijuru bibimenye. Ariko nintera intambwe yo kujya mu bapfumu, ntabwo nzajya mu rusengero ngo shime wowe Mana, nshime umwana w'ipfunwe, kuko numvaga ari umwana w'ipfunwe udaturutse mu buryo bwiza Imana itanga. Noneho Imana ni umukozi w'umuhanga cyane, Imana iratabara n'igitangaza. Burya aho kwiheba ko umuntu kurangiriye niho imbaraga z'Imana zitangirira. Imana n'igitangaza iratuzi cyane 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 ku buryo ibyacu bizi kuruta uko twebwe tubimenya. Ngira ngo ahari yabonye yuko ngiye kuraguza koko, ko rwose umukecuru twari twavuganye, nabwiye n'umuntu w'inshuti yanjye wo kumperekeza, umugabo n'umugore twari duturanye. Ndababwira nti rero nzajya kuraguza, muzamfashe muzamperekeze kuko ntabwo nzi uko baraguza, sinzi aho nzaca. Bati nta kibazo tuzaguherekeza. Ubwo ndimo gusenga nijoro n'umubabaro mwinshi cyane n'agahinda n'amarira menshi. Mbwira Imana nti rero Mana ngiye kuraguza koko, ariko uburyo bwanjye nawe n'ibw'imishimire ntabwo nzi uko buzagenda. Noneho ijwi riza muri yewe rirambwira ngo ntujyeyo. Noneho ndangije kwa kundi umuntu yumva urimo kwibaza ukisubiza, ariko usubizanya n'irindi jwi utareba utanumva. Noneho undi mutima urambwira ngo se
ngo nutajyayo ngo wa mukecuru naza uraza kumubwira ngo iki. Noneho ijwi rirambwira ngo naza ngo umubwire yuko watwise. Okay. Hanyuma se nategereza se ko ntwita nkabibura ngo uzamubwire ngo inda yavuyemo, ngo kandi ngo ubwo inda yavuyemo ngo nzongera ntwite n'iyindi. Urabyumva? Noneho ibyo numvise nibyo nakoze koko. Bwarakeye mu gitondo ndihanagura amarira ngenda ajya ku kazi. Hanyuma bashuti banjye bambajije bati gahunda saneti yagenze gute? Ndababwira nti gahunda yahindutse nzababwira. Noneho ndababwira ngo gahunda yahindutse nzababwira iyindi gahunda ikurikiye. Imana ukuntu ari umukozi w'umuhanga, wa mukecuru ntabwo yaje. Ntabwo ushobora kubyibaza. Ubu nibwo njya mbitekereza nkavuga ntari ko wa mukecuru kuki ataje. Noneho umukecuru ntiyaza. Ndagenda njya ku kazi nk'ibisanzwe, ariko nkahorana ubwoba bwo kuvuga ngo naza nzamubwira ngo iki, naza nzamubwira ngo iki. Angirira neza umukecuru ntiyaza. Noneho kujya kuraguza bipfa gutyo, sinajya kuraguza. Ariko Imana iteye ubwoba. Satani ajya dutega umutego, hanyuma wadushibukana akatwigarika. Arakoshya, hanyuma wowe wakwemera koshywa, igihe cyagera ibintu bikazamwitirwa kandi nta ruhare yabigizemo. Urumva nari ngiye kwica isezerano, umugambi mwiza Imana yari imfiteho. Ntushobora kumva ko icyo gihe nari ngiye kuraguza kandi ntwite. Bivuze ngo icyo gihe iyo ngenda nkaraguza, hanyuma nkagarukana n'ayo mafuti yabo batanga y'imiti cyangwa y'amazi sinzi uko bimera, ubwo bivuze yuko nari kuzana inkuru nziza yo kuvuga yuko umupfumu yampaye urubyaro. Ubwo kumpa urubyaro nanjye no kurangira abandi yuko wa muntu atanga urubyaro. Uribaza? Ariko Imana ni umukozi w'umuhanga. Yangaruriye ku nkombe. Yesu nashimwe. Yangaruriye ku nkombe nk'uko wabona aha ngaha ukabona ugiye nko kurundukayo. Urumva byari kwitirirwa umupfumu. Rero aha ngaha nakuyemo isomo ryo kuvuga ngo reka turindire, reka dutegereze. Naho Imana itabikora, natwe tumere nka Daniel, ngo naho utankiza, naho uyu munsi Imana itagukiza, ariko ntiwemere gupfukamira ibigirwamana. Rero ni isomo rikomeye cyane ryo kuvuga ngo naho Imana uyu munsi itaduha, ariko duhagarare mu mwanya wo gukiranuka. Aho igushatse ihagusange, hahandi kuri wa musozi utegererejeho niza kugutabara ihagusange. Ariko kenshi usanga ba Penina badusunikira mu bigeragezo. Noneho yagusunikira mu bigeragezo, nawe ukemera ibyo bigeragezo bikakurusha imbaraga. Ukagira umugabo ikigeragezo mukakibanamo ntacyumve neza. Noneho nawe ubwe agatangira kugusonga, akaba ari ukubera mukeba kuruta abandi bo hanze. Ariko iyo ugize amahirwe ukabana na mugenzi wawe mu kigeragezo mukabibanamo neza, akakumva ukamwumva, mugategereza ijuru, nta kabuza Imana iratabara. Ni ukuri twabonye ukuboko kw'Imana. Twabonye Imana ikora imirimo n'ibikomeye. Twabonye Imana idutabara. Ntabwo njya numva n'ubu mbimenyera, umunsi ku wundi mbona ari bishyashya. Iyo nibutse imirimo Imana yadukoreye, ntabwo yaduciye ko turi beza cyangwa dukiranuka. Na gato. Imana yaradutabaye kubw'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo. Imana irantabara, indi ndakuraguza ko mu bapfumu ko mafuti. Imana iduhereza abana bisezerano, iduhereza abana b'umugisha. Ubona ukavuga ngo Mana ndagushimira yuko wabavuye mu gise cyawe. Ukabareba ukavuga uti Mana ndagushimira yuko wandinze kwandavura. Icyo nabwira abantu uyu munsi bategereje, birinde kwandavura. Birinde kwandavura, bategereza Imana. Uko byagenda kose Imana irumva kandi irakora kandi irashoboye. Nta na kimwe kinaniye mu bumana bwayo, nta nacyo pe. Ngo yigeze ibwira Abrahamu, biramubwira ngo ese ngo hari ikinanira Imana. Mu gihe cyayo cyagenwe, Imana irakurengera, Imana iragutabara. Urugendo rw'imyaka 10 n'amezi 7 rw'ubugumba bwambereye ubutayu bukomeye ariko nabonye Imana. Narayibwiye ngo Mana uko nzabona uburyo nzajya mvuga imirimo yawe,
kuko nabuze ubundi buryo bwo kwikurira ubwatsi, nabuze ubundi buryo bwo kwishimamo. Yantabaye nari mbikeneye, kandi namaze kumenya ko niyo itantabara ntacyo nari kuyikora. Ngo Imana ntinegurizwa izuru, niko ijambo ry'Imana rivuga. Narayibwiye nti Mana, numpereza gutwita, ubwo abandi bagushima barabyaye nge zagushima ntwite. Kuko numvaga gutwita kuri jye nkumva ariho hari igitangaza gikomeye kuruta kubyara. Avuga ntibyo ari byo byose nintwita nzanabyara. Numvaga mfite kwizera ko nzabyara, ariko gutwita niko numvaga mbona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Ariko mpigira Imana imihigo, ndayibwira ngo Mana, nimara kubona ntwite nzagushima, kandi ikindi ntabwo ishimwe ryawe rizava mu kanwa kanjye iteka. Ubu buryo bwo gutanga ubuhamya abenshi barabuzi, benshi barabwumvise, bo dusengana barabuzi, barabureba umunsi ku wundi. Nanjye mwivuga butumwa ryanjye sinshobora kureka kubivuga. Ntabwo bijya bindambira, binkoza n'isoni, kubera ko Imana yangiriye neza. Imana yangiriye neza, Imana impereza icyo kuvuga. Uyu munsi wa none iyo nza kuba nkiri ingumba, ntabwo mba afite ikintu cyo kuvuga. Usibye gutungwa n'amarira, ukiriranwa amarira, ukararira amarira, naho ubundi ntabwo mba afite ikintu cyo kuvuga ngo ndavuga, ntacyo. Ariko kuko Umwami Imana azantabara, Yesu nashimwe, ngo kuko Umwami Imana azantabara, ngo nicyo gituma ntamwara. Yesu ashimwe, ngo nicyo gituma ntamwara, ngo ku maso hanjye hagakomera hakamera nk'urutare. Ndashima Imana, ndashima Imana ku buryo bukomeye. Umwami Imana yarantabaye, Imana yangiriye neza, mbona ukuboko kwayo, mbona ineza yayo. Intabara atari uko nkiranuka, intabara atari uko ndi mwiza, intabara kubw'imbabazi gusa, kugira ngo abantu bazumve gukomera kwayo. Nahisemo rero kuvuga imirimo y'Imana. Ndavuga ngo buri uko Imana izajya ishoboza, nzajya mvuga ineza Imana yangiriye. Njya mbwira abo tubana n'abo dusengana kenshi, nkababwira ngo ntibazandamirwe, ntibazandamirwe kunyumva, ntibazandamirwe kundeba, kuko jyewe mba ndimo guhigura umuhigo. Mba ndimo guhigura umuhigo wo kubwira Imana ngo Mana, na bya bindi wakoze ndacyabyibuka, kuko mbibona ko ari bishya. Uyu munsi umwana wanjye w'imfura afite imyaka 10 n'amezi, ubundi afite imyaka 8. Iyo mbabona mu buryo bukomeye cyane, mbabona mu isura nshyashya buri munsi y'imirimo y'Imana itangaje, mbabona mu isura idasanzwe. Ariko nkavuga ngo Mana, buri uko nzajya mbona uburyo, nzajya mvuga ineza wangiriye. Imana yaradutabaye, Imana iratwiyereka, Imana idukiza urubwa, Imana idukiza igitutsi cy'ubugumba. Tubona imirimo yayo ihambaye. Nuko nahisemo kuvuga Imana, kuyibwira abihebye, kuyibwira abarambiwe, kuyibwira biyanze, nkababwira ngo uko biri kose n'ibyo nabyo murimo Imana irabizi, kandi basha kubigenza neza, nta na kimwe kinaniye. Ibyayo iyo igihe cyagenwe kigeze, iravuga gusa rimwe bigatungana. Ndashima Imana ko yavuze iwacu bigatungana.